umva rero Cecile kuma nakoroheye guhera kare nakubwiye umva wazaya ubona mu rugo rwanjye nzakwereka umva muri ufa muzira ndaburi onda nuko utarahambona ahubwo wowe wakegeyeyo wakegeye muzira wewe utarahambona ngo mwene muri iyi ndaya nwaje umugabo umva kese wanyumvise ntihagire umuntu ongera ahubwo se wabwiye onda nakubwiye ati nitubipfe ako mujye mureke ibyo nambara ariko nitubipfe mukobwa nitubipfe kese ubundi mwagiyemo abantu bakora ariko nabyo kuba abantu bakuru nyene umugabo wanjye nesungu arwaje kumutora mu rugo iwawe yego rawujyana nuko yatari imari wasanga waranaje nabibwirwa n'iki se yewe ugeze ubona nzaga muzirika mu kiziriko nkamujyana wasanga waranaje kuko natari imari usikiye gutyo nakubwiye ngo nzakubone mu rugo rwanjye nzakwereka wandaye ndize kumenya iwa ibyo byose uzahambye ukareba kudavugana iki nka makangu nkawe undi muntu muri mama nyine nacyo twavugana mu gihe narabana umugabo wawe ndi kuvugana iki nawe uri nani uri kuruka wandaya yo whatsapp your boy mnondo jeunesse special no pirate nyiti nama mu ngamo itagati kateswe imana gadana no gwara umuyaga mu cyisona tisi original nkuko nabyemeje ikirenge ku muriro nta gukuraho reka nkubwire ngo nta mwanya wo kurondera umwanya dufite n'umwaka tugomba gukora cyane tukagera ku byo tutagezeho mu bindi bihe byose wowe uri mu Burundi muri Amerika ndetse n'ahandi hose sinzi impamvu uri munsi mperi Burundi ndakeka abavyumva mugomba guhita mu confirm impamvu ni kwivuko ryanjye ni wacu ni mu rugo ubwo ahandi ngomba kuhakurikiza nyuma mwihangane reka mabwire ngo ndabashimira cyane ngo gufata umwanya wo gukurikirana Kigali 250 mugafata umwanya wanyu mwakoze mwibindi mukurikirana ibiganiro tubagezaho buri munsi bivuze ngo ni ikintu gikomeye cyane mutwereka ni ikintu cya danje mutwe ko mufite support ugomba kuduha kuri Kigali 250 komeza uvugishe mu Rundi komeza unganirize umsabe ufasha ko kumufasha nanjye ngusabwo ushaka kumfasha dufashanye dukorane duhana akazi tugira iki nimero yanjye niyo ngiyo nyine ubona muri screen mvugisha kugira ngo tubashe kubana mu buryo bumwe canke se ubundi iyi saha magingo umukobwa twicaranye ndakeka muramuzi mwaramubonye nanjye natunguye kubona ampamagaye yambwira ngo nshaka dukora n'ikiganiro reka twibaze ko byanka byakunda wenda yagiye mu rusengero ararokogwa ese yararokowe akaba yambaye ko tubona ikarambara amakuru yawe amakuru ni meza umeze neza narahindutse meze fresh warahindutse ko wahinduwe n'iki wahinduwe n'iki wabura si biguhindura reka njye nari biryanjye no kubumuza n'amadage ubundi nari urinze uvuga iryo jambo ngidanga ngo umuza n'amadage guhinduka ntago biraba pe ntago biraba ntago biraza ushobora kuba utabibona ariko nyine narahindutse okay cameraman aza kukwerekana ndabona wambaye neza cyane wanaberewe hagati aho ngaho ariko nimwe by'i Kigali ntago ari bimwe twajyana mu ntare wacu ababyeyi bacu bakadushimira ese wagenda uri kugaragaza ibere uko riri ngo mu ntara ngo baragushimira mu ntara ntibazanshima Kigali nibanshima ntari kavukire yawe se ni Kigali okay ubwo nta kundi amakuru yawe se amakuru y'iminsi shani neza ntaribi haderukana ntabwo muje ni dage ese kuki amajambo mayako nta muntu w'idage nkuko muba mubivuga umuntu wese aba afite ubujya abayeho yaryo ni dage byaranagaragaraga kubera iki mwese dage ko nabibonaga nabonye ari dage ninde muntu ndabahuza mu gigano ureke kuvuga ko ari dage nuko buri gihe mbona umuza n'amadage gusa nose nzajya nanga kuvuga ibyo mbona ese we uri iki Miss rwego rwa Miss uri mu Miss na size y'aba Miss umuminsi w'idage we abari bamwitwa ngiki na Miss w'idage ubaho uzana rebe na mu Miss w'idage uraba uri muri Miss nawe zitoza muri uyu mwaka twinjiye mu myaka iri imbere amakuru y'Miss Miss nakubwiye ko ari meza nabonye ko uraye mamagaye ngo ushaka dukwana ikiganiro ndavuga ati amakuru noneho yahindutse ubwo ashaka gusaba imbabazi abo yabwiye nabi gusaba imbabazi wa mutipe wapi ahubwo hari ikintu nshaka kugusaba nshaka kumuzana wa mukobwa meruka gukorana ikiganiro wari uri kumwe na wa muniga umukobwa hari ikiganiro muherutse gukora muri kumwe n'undi mu baby ahantu twagiye gusura se wa mukobwa mwateye inda abakobwa wateye inda bateye inda abandi ngese neza warugo twagiye kumusuramo urambe baby ndashaka umuze nawe ni inshuti yawe se oya nyine ndashaka kumenyana nawe njye namwikundi kanza Kigali 250 abantu rero kuri mukobwa character yiwe nabonye ari ihuye n'uyu nguyu wamwe gukunza ubujya avuga kunze ujya rumurara mugenzi wawe uburyo yimereye nyine
ahubwo ndagira umuze nawe ibyo se nibyo byatumye umamagara nibyo nose nta kindi ndamwishakira twibera inshuti tujye twiganirira mugiye mufashanya mu gushora abakobwa nibyo nabirenze cyangwa musanzwe muziranye uri kuje ntabwo tuziranye ngendagira ngo nose twaba tuziranye ngo guhamagara umuze nawe okay nuko nyene nshatse kugira ngo wenda ubisubire nk'ahantu bavyumve n'undi rero wabimbwiye kuri telefone gusa uriya mukobwa je namuhamagaye arambwira ngo nta mwanya yifitiye kuza guhura ngo n'abantu kuri kamera ngo agashaka kujya kuri kamera turabigenza gute agashaka kuza kuri kamera kana nanjye nago nabahuza tunyeze akazi kanje kaba gakozwe gute ntabahurije kuri kamera ubwo biragenda ute gusa yambwiye ngo ashobora kuza wenda nk'umunota umwe gahita yisubirira mu gihe nari bo munota umwe aze nari bingenda mushaka okay namuhamagaye ubwo ndakeka ariko araza agakomeye twiganire naza kutugeraho tukiri mu kiganiro muraciringa natugeraho cyarangiye turongera turabundi buryo tuganira so amakuru ya mushuti wawe Eric nayo ni Eric ameze fresh ngo nari ngize ngo ni cya gikobwa ugiye kumbaza ako aracyanze nze namukunda uti nta rukundo mufitiye handi yari inshuti yawe mbere utaramushoka mwabiri yari boro wamushutsemo ushuti butarimo amafaranga ni rwo rupfu ushatse kuvuga iki wabyumvishe inshuti idafite amafaranga subwo twavugana iki inshuti idafite amafaranga ngo ni rwo rupfu nyamara ari umwana mubi nta bwana bubi reka wallahi none se nyuma y'uyu mutipe maze kuvuga ati mfasha ujye nuganize Eric umugere wenda ikintu bita atari uko mutabikoze nzahemukira umuntu umwe muri mwebwe iyo jambo irarivuze ese nago wewe muri wowe ujye utinya wenda ujye ugira amakano kubwa wumve ko umuntu akwiye ngo nzaguha nyama y'ubwo bandwaye nyamara isi yarahindutse umuntu yabwiye ngo ndakwica ashobora ko yakwica nyine isi yarahindutse n'abantu barahindutse afite uko akora ibintu bye nanjye ngagira uko nkora ibyo nyamara rero ushaka gusanga ko aturagura amasashi reka ntago bishoboka ni iki kintu rero nababwiye ati inzobe yanjye nago izatuma ibyo bingeraho ubwo bizakata bimusubire mu bantu bagiye bahura n'ibazo bose n'ibikara nta nzobe irimo shabonzi n'ibikara ugiye ubonye mbona inzobe nyine bona ndi bibazo gusa byanyabyo ibibazo byinshi cyane hari abantu benshi cyane nyine bavuga ngo yawo umukobwa w'inzobe cyangwa se umuhungu w'inzobe biba ari ibigoryi kano kanya uvuze oya kano kanya we akandi abantu benshi cyane bivuga tumuhungu w'igikara bari fresh umukobwa w'igikara bari fresh umukobwa w'inzobe umuhungu w'inzobe nibo bantu wenda mwino mise ko batinganye nibo bantu mwino mise bariko barigira nyine stili impamvu babitwa ibigogi ngo bafite uburyo bijya bigatuma batagaciro mu bantu ko mu bantu nago dukunda abantu bijya dukunda abantu baciye twebwe nago tubereye gushimisha abantu b'inzobe nago tubereye gushimisha abantu mu gihe twishimishije ibyo birahari none se reka ntibarize sibyo uriya mukobwa yayambwiye ngo karaza ndabizo ngo agiye kwagira none se uriya mukobwa iki cyumushakira cyangwa cyurese ko tujije nshaka kuganira nawe ngewe umva nshaka kuba inshuti ye bimwe byanyanje mujye mufashanya ko nabonye nawe se ari umurara tujye tuganira turushaho kumenyana muze n'abandi bantu nyuma ndabona ngo uri yaraje ufite ubwenge kuntu nakuyoboye Yesu uhamenya nabanguke none se Eric twamubona gute ko twamubuza ahubwo amakuru se ikintu mukundiye cyo egeza ugatebe ngaho canga ikintu mukundiye ugira gahunda kabisa ko aro kenshi nese kwisuhava kuvuye waruri wakuce wari wicaye Madabit meze neza kubona meze gute gabanya ubugamba n'agacyo nagwamagara bakubwiye kandi njya gushaka gawanga wanje wama umuntu karabaka ni we nshaka bite byawe bite rato ndiza narakubonye uri kumwe n'umugabo wanjye umugabo wanjye sindayamuteye ute rega ruraseka uwe mugabo wawe mugabo wamerutse gukorana ikiganiro wanshinze uraniswa hari abagabo benshi se namenye uwo mwari muri kumwe mu nzu babafatanye uwo twari turi kumwe mu nzu seka waramukoye wamugize cyo umva bro namukura mugabo cameraman ndabone no bifashe muri uri wongere kunkoraho mbanze ndaburiye indayi none se ko umva muri utwumvikana ziramenyana bro uri kumva nyine indayi twamenyana ndanze ukasinga ahita nkwereka umva indaya twamenyanye wa mugore nose ko twavuganye ko tugiye kuganira nkabona mukiye kugira intambara n'ibintu turimo n'ibiganiro ushaka muhamagaye ukavuga ngo karanshaka nagushakaga bro uri kumva ikintu cyo mumamagariye ni iki ngiki tugwamagariye nakubwira ati ku mugabo wanjye mugabo n'uwo mu ntara nagaruwe i Kigali wamukugiye nkawe wagiye mu ntara gukora mugabo wase waramukoye none obyumva
uriya mugabo nubwo natamukoye nanamukwa bro uriya muntu ararekuwe nese komera kumubwira warakoze rero uzamukwe uri kumva muri aka kanya turi kumwe ntago ari kumwe nawe uri kumva niyo mpamvu naguhamagaje kugira ngo mutandukanye we nta nubwo tubiteganya rero natuma mubiteganya wandayawe indaya nakubwiye ngo indaya ziramenyana niyo mpamvu nakubwiye ngo twamenyane uko indaya ubizi ko zimenyana bireba uko tumenyana kamerama ko ndeba turamenyanira ahangaha nakubwiye turamugabara none se mwari nyine umva yuko ari igisiko kincagiye kubera ko amutwaye muri ako kanya rekura ariyo kirashaje kubera yuko yantwaye umugabo indaya ni gutya ziteye wazashatse abandi ziba wowe wazashatse wowe wajyaga gutwara umugabo wanjye ari uwawe wandayawe none kumutwara ngiye ari icyapa kimanitseho ko ari uwawe ego waramukoye ariko nakubwiye cyangwa yakoze igikwe nakubwiye ati ntabwo ari umugabo wese ntabwo ari ngombwa umukoro uri kumva uriya mugabo ni uwanjye none se n'umugabo ari hehe muri aka kanya ari hehe muri aka kanya siba mutwaye zanshinze ariko wahayicishwa ahangaha wambese umva muri indaya ntunshingaho natagushingura wandaya wenda kukomagura yandoye umugabo namuntwara bicaramo hagati bitari ibisazi tukabipfa wongera gukora ku wundi sivyo gahunda yihe muri iyi ndaya ntwaye umugabo yaranunze yamenyeraga buri kimwe wabonaga ukuntu nzangahanyeye igisiko mpindura buri kanya oya none se mutabanaga niba twasaga nk'abana kandi icyo ngurusha turabana yarakugura nkuko agura n'abandi ubwo ngo oya nago yanguraga yaranunze buri kimwe kimenyera indaya irazira muroga imuhereza cishwaha bamba nanjye narayimuhaye iramufata wese wazayimuhaye wabuze iki wandese wese wazamure kuyakangarukira wabuze iki mbona kurira iki mu gihe amafaranga kwizane ntago waya sivyo umva sivyo nyumva sivyo twaraje gusura ngo tuganire wanze kuduha umuntu twashakaga wanze kuduha kuganira nawe sivyo nakano kandi imbere ya kamera mutangira none mukora ibintu by'amane ngo ahubwo si indaya ni iguhamagaje ngiye izinu kiri hano oya nacyo ninjye wamuhamagaye bisubiramo njye waguhamagaye wantawe nagira ngo uyame ku mugabo wanje n'undi munsi uri kumva turi kumwe aka kanya n'ubwo musize mu njyanye mufungiranye mu kanya ndasubiraho iwawe ni vuba nkahamenya bro nkazahamenye rero murunjye uzanjani wabo w'indaya uzatushaka iwawe tubibona neza uko inama zambadwa zibeshye ngone ku muryango wanjye bro tuzahita tubipfa uzahambona nje gutwara umugabo wanje kwizere ko abagabo badasangirwa bira bavuga ngo biryoha bisangiwe ibyanjye nago bisangiwe narakubwiye ngo kabika binyamunka bari nzakubone ku muryango wanjye nkwereke uzahambona sister ndagukabirije bro ndagukabirije ngewe nifashe ndahamagara nuruki wacu njahanga sundi mwamuze nayo nkurabuganira na buri umwe basi tukagira ngo ikintu tukagira uburyo tubifata ngo ino bintu ko twe byaducanze abantu ukorera byabacanze umwe ngo umugabo nyine umugabo ese umugabo wo kuravuga n'uyuhe murabana mwarabanye naga ari ngombwa ngo umugabo wese mu mandi twarabanaga iyi ndayije iramunyiwe nyine sivyo ndi kukubaza nsubiza ikibazo ndi kukubaza sivyo uyu mugabo wo kuravuga je ntangira ikiganiro nawe numvise wambwiye uburyo uno mukobwa ngo ushaka mu inshuti muganya mwiganirira yumbwira ko mugiye guserera ntago ne kubahuza giye ntago ari kuduhuza nyine mpamvu nakubeshye ko tugiye kuba inshuti ese uriya mugabo uri kuravuga jya uramujama nanjye naramubonye pe suga mbere nimubonye kandi nayimuzi kuri case y'umukobwa araho wamwibye uriya mujama ko nawe ashobora kuba akunda akobwa byatare kuko abakobwa mwese kumva yarabazengurutsemo uriya mujama ni kiye kintu gituma wumva ko wakemera ukajya guserera n'uyu nguyu ko uriya mujama kandi uriya mujama n'ibintu atanga bro amafaranga wiwubwa afite nawe uri umujama wavuga ati kandi ari umunyacyaro bari cyaragira kuba ari umunyacyaro bivuze iki ararekura umunyacyaro urekura nsigaye mbona arushana abasaza none indayi gashaka kuntwara umugabo ese ko numva kuragereza gutukana nawe twikengere nyizeni yakizanye n'inyoko nyina yaraje kureba nise tizo wakihangana ariko basukagabanya mu nkabaza undi nawe mubaze sise kangira iki ntwara wa mujama no umugabo wawe murabana canke yaje nk'umuntu ugujana amafaranga amuvaneho yewe umujama yaraje kubera n'umundi yarasanzwe neta tuvugana arambwira ati ngenze ngusure aje kutsura guma mu rugo gutyo igihe azashakira kugenda nicyo azagendera kuko ni sheri wanye n'igihe azashakira kwaguma azahaguma akicyo ashaka cyo icyo ushaka cyose arakiguha arakima ngo ninde fatika bro nese kumiruka numva abantu mu ntara hariya mwahuriye he mwamenyanye gute ngiye twahuriye mu mbari na mwahuriye mu mbari twahuriye mu mbari bisanzwe gute kwinywera umujama arambwira ati njye nakwikundiye manamba zawe tujya duciringa bita bitangira gutyo nyine tuvugana gutyo ntabwo kuza kunsura rero tuhita tubana gutyo iyi ni ndayo mu kabari iyi ngiyi ni ndayo mu kabari ko namuwaje akansubiza nawe nsubiza okay njye nagiye gusura mama mu ntara
turahahurira njye noneho twanahuriye iwabo we niwabo baranzi iwabo we bazakumenya kuba bakuzi se njye na nyine yuko bamenye iwabo ngaho mbidaje cyane ko banamumenye ingi wamugeza kuki icyo nshaka ni ikofi nyine nacyo nyine kumugeza icyo nshaka n'umugabo wanjye rero nawe uzabona ubu ngubu ndamufite gutya nakubwiye ati nimenye wanyu nibwo uzabyemera mu mufuka bro ushobora kumukura muri uwo mufuka rero nawe nibwo azigera navamo cyangwa uzambwire mu kujugunyire ryafungo ryarashize bundi nkushugunyire ntago ifungo rye ryashira niyo mpamvu ngomba kugaruka gutwara umugabo wanjye uzazumufate sinkubwiye ngo ndagukabirije bakuba nakubonye wantayawe icyo arashaka no guhura nk'indaya wari wambona sawubwo wari wambona hari ukundi kuntu ugaragaramo akunzi bacu gere iki nari kubona reka nkwibarize sibyo wowe nka Tesi nk'umuntu ufite ubwenge nk'umuntu mukuru kuki wafashe umwanzuro wanga ukeneye gushwana n'uyu nguyu mupfa umugabo kuki ugutashatse uriya mugabo wawe niba uvuga ko ari umugabo wagukunda utamushatse ngare muganira umubaza ati se kuki wantaye kuki wajya ugasanga uriya kuki ukora biri umugabo wanjye namuze nimero ze cyo ni cyambere basi umbwira ati murundi nshaka nimero ze ya mugabo nkaguha nimero ziwe wamugani niba gukeneye niba kuko ngo ngurishe zasheriwe ngo mwahuriye ngo mu ntara kwece ataguhamagaye ngo kubwire ngo nuko na nimero yanjye asigira nasimbuye nkavuye Wayidesi mukati nyine reka gutari uwanjye iyo usaba nimero ukamuhamagara niba ubizi neza nagombaga kubanza kuguhamagara ukamuzana indaya nkamwama ku buryo atazongera no kuvugana n'umugabo wawe rero genda mufite gukena namusize no mu nzu n'umugunda wamusize nyine uri bumusange ariko rimwe nzamufata uzamufate no mubaye bro tuzahura nanjye ndiyizeye ko nakubwiye ndiyizeye tayari meze gutya napakiye umeze gutya nyine ushobora kuba umeze gutyo utanzi baby ku mugabo wanjye ndaguhindura inzobe ndamugabanyiriza kuri ino nzobe uretse si inzobe ya mukorogo se aribwo ari inzobe ya nyawo ku buryo njyewe nta kibazo nawe mukorogo iri bugufate none uravanga yagufashe mureke tuganire sivyo ntabwo ari byo birakemura ikibazo sivyo we nakubajije ngo uyu mugabo ari umugabo wawe byanga byo agukunda canke se yaguha ibyaguha byose akwishimiye kuki atari wowe washakishije kugira mu biganire ukumva ko washaka guhangana n'uyu mukobwa njyewe n'umugabo wanjye ngomba kumushaka ngira ngo mbanze niyamiye indaya n'undi munsi uyu nguyu yakubwiye ngo giye yamujama yarantereza sinamutereza nyine kagiye kiyambitse kubuza abagabo se uburyo mukuru wese kubyara kuki batagusarira abandi barasarira simba cenera nyene umugabo wanjye rero umugabo rero nzamubona gute sindaya aramusarira uriya mugabo akunda iki ku buryo wenda wumva ko wasanga adakunda inzobe yamukoroga akunda ibikara nicyo yamukuruje cyatumye amusanga agasiga kagiye kambaye ubusa wese nuko kitavuga wewe wabuze njyewe nari namubuse wazabwambaye niyo gahunda ihari njyewe ndinze kumubona ndinze kumenya iwawe ngo nze murebe mwese reka ngo baze abakobwa mwese mwambaye ubusa abagabo niko twese duhita tuza twibuka niko ngenzi mvuze umugabo wanjye ko nzu burya twabanye imyaka 2 twabanye imyaka 2 tubana mu nzu twabanye imyaka 2 iyi ngiyi amezi anarashira agiye yarakuriye yaraguhaze ubu ngubu ni njyogezwe ubwo franga ni njyogiye kuri yaramuriye yaramuhaze ntago yamaga umugabo wanjye baby gari bazanakura yaraguhaze ameze gutya ubwo sinzi ikintu yari yagukunde dagaswe yakunze icyo gikara cyawe atagikunda akunda ibikara akunda inzobe umugabo wanjye bazanakura buri akunda inzobe bro yagiye kumfata mfite inzu yanyubakiye ari njye nawe nite muri kumwe kwa muri kumwe bivuze ikintu ko tutaraho bro uzaze nyikwere wavuze tukajyana iwanyu na cameraman akadukurikira urangira mu rugo makangu ngaho ugira mu rugo gukora iki nukubizi ko nahava ndwaye umugabo wanjye nukubizi ko nahava nzanye umugabo wanjye mureke tuke gusakuza man muri igihe kintu mbibariza muri nkagagize umuntu umumamagarira akaza ngamu kiganiro basige ngiye kintu nkibariza nge nana nimero ze ngira mu meze nimero ze mamagara umugabo wanjye yabaye mfizi ya Ceres umugabo wanjye akigera hano mu ru yahita avuga ati wabagahe mugore wanjye tukata tugenda makangu agata makanga hanga agasigara ari kukurira indaya murasetsa yagusize atakureba Nsubu nabyita umugabo wanjye twamaranya imyaka 2 nta nameza n'umugabo wanjye arashiragiye inda yaza avuga ati wabagahe mugore wanjye Dese ni ikintu wenda bamaga wumva ko byanga byakunda kubonye nakimbona ahubwo we wamubaza ngo yabagaye akakubwira na bagino never wange uri kumva bro ibyo ngibyo ntabwo yabivuga none se ubundi ari he ari mu rugo umugabo wanjye ari mu rugo aratuje reka twiganire gatoya amakuru basi wamba bari ukama amakuru ya mukobwa twaje rushaka iwawe cyaje uriya mukobwa narakubwiye nawe ngo yaragiye kandi ntukomeze kuncoraho umuntu umbwirira amakangu ni mwanya ushaka uyu mukobwa
ariko ibyo by'abakobwa n'ibinandeba nyene ibyo bintu mwese nyeka mubihuriraho umukobwa ndiko ndashaka kuri uyu nguyu niwe watumye ajya muri ibyo bibazo niwe wamuteye inda uhe kakagori kakamara ukumva ibintu byose biri kuzenguruka biza muri mwebwe none n'umugabo ko byazenguruka kose mugiye gupfa n'umugabo ibyirandaya n'ingi nago mbirimo cyo nyene n'umugabo wanje n'ibirandaya muziranya muzashwana ukwanyu cyo nyene n'umugabo wanje wamugorewe rero nawe uteze kubona siko nakubwiye so nuye mugabo uriya nyene nabonye urababonye afite amafaranga na gute kugira ngo muri ko muratakura intambara nk'ingi afite amafaranga afatika afatika angana gute uzafatika ku ikintu cyose wakenera utakibura aba yagiye agashabajama twarago aba yagiye akihingira imyumbati mu naragahinga ibigora akagira ibiti uko yahinga kose kizimanuka zakana mo ngewe ariko indaya nkizi ngizi sinzaho zituruka babona umuntu ageze aharyoshye zikata ziza kuvanga ibintu indaya mubayeho ese ubundi ugushigira ku kintu twindaya nyine ubu ngubu bibazo uburyo mbaye wararwaye umugabo ushingira kuki unyita indaya nuko arwaye umugabo yuza kurakubwira ngo kano kanya ngibaza ubuje bayeho waramutwaye yego nyine nabyibaze mari yo uri makanga ukwera gutunze rero reka mbwe muri yaranunze ndamukene ngo yaragaruka nshaka ndakibona cyo ushaka urakibona niyo mpamvu naguhamagaye yanga kugira ngo birangire icyo washakaga ujya guhinga kwa nyoko kwasi se agize umwe mbwira ngo murangira umugabo akarekera yenshaka uwanjye yenshaka uwanjye rangira iyi ngiyi mari nakubwiye ngiye mfite umugabo wanjye nasize mu rugo sinundi ko mbizi ko wenda mushobora kuba mukora bwabuzi bw'abantu bakora mamukeneye umugabo gusa mukeneye abagabo benshi muri kumwe urumva barira njye nyene umugabo wanjye niba utwariye indayo yitware nage namushaka gusa nge nabashobora rero ushake mu nshuti zawe umurangira njyewe icyo nyene n'umugabo wanjye Yesu arandagira nutamubona kandi mufite urumviye indaya bamaranye niba ataramezi 2 na 3 itangiye gusana ngo yita umugabo we urana umugabo wawe uzi ibyo twanyuranyemo wandaya we mwarakoze kubinyurana uzi ibyo turi kunyuranamo muri aka kanya niyo mpamvu nakeneye kubimenyanye n'uyu mugabo wanjye uri kumva nawe uzabona siko nakubwiye nawe uzabona se wanjanye ahantu indayiba nkajya kuzana umugabo wanjye muri nakubonye uri he namubonye se he aho yakubonye rero narahimutse cyane narakubwiye muzayizane nuko nahazi wahandagiye ko wavangaha tuwajya reka twivugane gatoya sibyo base hagati y'abantu buriya y'abantu bazi ubwenge hagomba kubaho kumvikana kuganira ahantu hagahuza wamaye umugabo wanjye naho nguha ibyo bintu se murabona byarangira gute sivyo hakabaye umwe ahebera undi ceka bamo ukwaranja mwakwiye kuganira nk'abantu basi niba mubona ko mwari mufite uburyo mwamubeshabesha mukamukura amafaranga akayabaha nk'abantu bakuru mukaganira mukavuga ati jewe rero uriya mugabo namushuka nguko mwene mukabigana tutari no kuri kamera namushuka kunguko bikagenda neza no urati nanjye nuko basi mugerageza uburyo mwese amafaranga mwese azajya bagera ariko mureke kwiteza abantu mureke guserera reka kugira intambara uyu mugore bamwitanga iki bakwita gute ese wabonye ari umugore ni umukomyi n'inkumi sari kwita umugore uwo mugabo wanjye umugore kuko mfite umugabo umugore bakwita gute cyangwa warabyaye twa mama mugore kamubwire tuganire nkuko murundi abivuze nyeneye umugabo wanjye mu mahoro yanjye twaganiriye nyeneye umugabo wanjye ura mu maso umumereza nciye bugufi njye reka nkubaze urana ari umugabo wawe nikoreye niwavuze ko amusize wawe mubana ngo nze mubwire ngo tugende wari kuwamenya ute yanyisangiye mu rugo rwanjye niyo mpamvu rero ngomba kuza kumucyura wari wabana umugore wahukanye baje umugabo aragenda akajya nanjye nyeneye kuza gucyura iki uzaza umugabo wanjye uzaza umucyura ese ugiye ugasanga yaragukatiye burundu ntabwo bishoboka bizashoboka rero waramushimishaga bimwe byanyabyo mani ndikubwira ngo yarambuze inda nkingi niwe nge nayinzwe yanapfuye nagiye kubona mbona inda yaba ari kumwe byarandiye ndavuga ati umugabo wanjye bityo byose yama sibyo iyo umugabo agukundiye akubuzaza no kukwihigira yari kumigira he none reka manze mu gihe uri indaya biri gukata igihugu cyose umuntu wagukunze nago yakura nago yakubura nago wabyumva naragiye umugabo wanjye naragiye ndamusiga ngenda njya hanze mara y'umwaka mu kugaruka nsanga muri Canada wewe mu kugaruka nagarutse nsanga indaya yarankujemo rero wagiye kora y'Uburaya naho ibyo se birakureba shaka kandi murundi uri baraguzwa ngiye cyo nyene n'umugabo wanjye iyo mpamvu naguhamagaye ngo umuze ni indaya
ibyo ntago bikurama ibyo nzabisobanura umugabo wanjye wari umugabo wanjye wabukoze ahantu henshi kabisa narabukoze natarabukoze ibyo si bwinjiza none abonye kimajiye kumuhombera ayobera ku mugabo wanjye ariko indaya nje kukigaruza ku mugabo wanjye rero ntacyo nawe uzabona kuko icyo ngicyo cyagaze ntacyo urabona iyi ndaya yitwa kidandaza araguri kumva ikinyarwanda adandaza ikinyarwanda adandaza icyande ndandaza icyanjye niyo mpamvu noneho kigomba kugaruka ku ariko mugabo wanjye ntuzayobere kwanda kwa divine yirirwa adandaza ikinyarwanda urumvira ese ubundi iryo jambo kudandaza ko nzi ko ari ikirundi warimenye warikuye wasanga yaradandarizaga mu Burundi yarajyaga kwicururiza mu Burundi arabimenya rose yabimenye uti iyi makanga kudandaza nkanze ko ari ikirundi rero uyu nguyu yigoye idandaza uyu nguyu yadandarije mu Burundi kiramuhombera agaruka mu Rwanda arazanira agapapa niyo mpamvu rero ngomba kwisubiza umugabo wanjye niyo mpamvu ngomba kwisubiza umugabo wanjye nandayanja agapapa reka byerekana yarapfuye bro mu gihe nyiriwe umva rero amakango mbanze nanakurabuye nukomeza kunzanaho ubugambo bwinshi turava hano bitagenze neza bigenze nabi ariko mbona umugabo wanjye ubwo bugambo uri kuvuga burakugeraho uko mande wantayawe mutaza kuganira ahangaha ibyo byo ntabwo bari uko umugabo wanjye nta na kimwe natakora indaya umva no kukwica bakwica ariko umugabo wanjye akangarukira abana bikora ibyo wakoze biruta ibyo ngibyo ngomba gukora ibirenze muri nawe ari wowe ubonye uriya mugabo bro rekane n'izi ndaya zinanira kwisha ntabwo bikorwa nk'ibyo wirirwa wasasa gutya byamaze mubona mu interview uri kuvuga ibyanjye rero birivuye icyo bucece icyo kigaragaza icyamamare warakoze ibintu byanyu ntabwo biza ntabwo ikintu kimwe mwaza guhurizaho pe sibyo ngo umugabo ngibiki ntacyo twanahurizaho twahuza ute narabona nawe iki nyine ntabwo twahuza narabona umugabo wanjye azo waramukoye wamugane ko naramukoye nese kuki yagutaye ntabwo yanaye njye naragiye ngaruka nsanga indaya yara kandi uravuga abandi bakobwa bivuga nabo yagiye hura nabo bakimushaka ajya muri gangi kagira amafaranga nabo niba babivuga bazigaragaza nabo bazigaragaza mbabone umva wowe reka nkubwire ibyo ngibyo byose uri kwivugishwa nuko naramenye iwawe umva rero Cecile nakoroheye guhera kare nakubwiye umva wazaya ubona mu rugo rwanjye nzakwereka umva muri ufa muzira ndaburiyo nda nuko utarahambona ahubwo wowe wakegeyeyo muzira wowe utarahambona ngo mwene muri iyi ndaya nwaje umugabo umva ese wanyumvise ntihagire umuntu ongera ahubwo se wabwiyo ndaya nakubwiye ati nitubipfe ako mugiye muri kino byo nambara ariko nitubipfe mukobwa nitubipfe ese ubundi mwagiyemo abantu bakora ariko nabyo kuba abantu bakuru nyene umugabo wanjye ese nguye arwaje kumutora mu rugo iwawe yego rawujyana nuko natari imari wasanga waranaje nabibwirwa n'iki se yewe ugeze ubona nzaga muzirika mu kiziriko nkamujyana wasanga waranaje kuko natari imari usikiye gutyo nakubwiye ngo nzakubone mu rugo rwanjye nzakwereka wandaye ndize kumenya iwa ibyo byose uzahamenye ukareba ndavuga iki nka makangu nkawe undi muntu muri mama nyine nacyo twavugana mu gihe narabona umugabo wawe ndi kuvugana iki nawe uri nani uri kuruka wandaye natazongera n'ikindi umva wandaye umbabarira wigendere rwose setese nk'ibintu mpamwe ngo nibiki ibintu by'ibikirandaya ntwaye umugabo dore irahuhuswa igenda kumutora mu rugo iwawe waba wari ukigendera ukabyara umva niho hantu sinze kumbuza sinibiki wowe wamba wari ukigendera ntacyo dufite cyo kuvugana nyine tuzakivuga nyine wamba wari harakinguye harakinze umva mana yanjye muri irandaya baburetse njye umbwire naho ndaje mukingurire ngomba kugira ibintu muri mwe nibiki ibintu tuba tu ase wewe ase wacecetse kemeze njye ko wanda ahubwo njye nimenye wawe nza ndakwereka ninze kumenya iwe murungo nyemeze iranshinze ziba se wa makangu bwamaze wambaba wewe waje wambaye iyo ngofero ariko kamera shakira ufunguzo nyinguru no munagenda shakira ufunguzo zakwereka ziba wambaba ukuri kuvuga ngo umugabo wageze aza bugusukisha do nabwo nabukura waje ukabukura amasenga kwemeza akanganya ugatuza nuza siranda yarantwaye umugabo muri we watuzagize umugabo kamera mamba wararamana nese wowe tuvuganye ngo iki ase muri wese nkayirabura nusa wumva ushaka kumana muzana ariko murumureke nuko mushaka guhangana reka duhangane merese umugabo wawe tubibone gwino ngunere wari ase muri wese ndakayirabura akarayo ase muri ushaka guhangana naye akose muretse ese ko ndeba wamba wari ukagenda kamera mavanaho kamera waretse irantaya nkayirabura ikamereza umugabo wanjye
gakubitanye ko yaze so ambese wameresha akose nibi kibundi bamwanyweye iki ibyo twaba twanyweye byose ku mugabo wanjye ndamutse nese ngurira mugabo namaze icyo nafata cyose nagukingurira wa ambese vanaho cameraman vanaho camera sinzi bango bakwiye vanaho camera bro zamaze zo babanje zose ambese wenyine mugabo wanjye yego bimeje dimashaka kubishana nyene isi umugabo wanjye mbabarira nyumva icaranga mana yagira ndanje ndaje ngukingurira ibintu byanyu ni intambara reka ncenyeneye umugabo wanjye nk'usu umwiriye ibiri mu biki isundi muri mu biki ahubwo iriya uba nese ngo uriya niwe mugabo wawe ugiye guhangana nawe ndaje ngukingurira uriya mugabo wanjye ndamukeneye muri ibintu byose yamenyeraga ngiye sinatuza mbona indankiri iri kundira amafaranga iri kundira ibintu mani kumva ko mugiye kugwana ari byo bintu tugomba kugana kamereza umugabo wanjye ngewe icyo mbura ni ukumenya iwabo akareba aho indaya tubera abantu biriya ari kuvuga ngo indaya waretse ukavugana n'uriya mugabo wawe kugira ngo uze guserera n'umukobwa mvugane n'iki n'uwo mugabo wawe niranda nabanza nashakaga kubanza kuyirabura nka yemeza kamera mamba baruvano kamera akunje wa Kigali 250 reka durukategekana hanga ndabona bino bintu biguye intambara nkingura umukobwa agende ndetse bari cyo gwanira hanga wakoze cyane we wabikurikiranye ubwo nta kundi byagenda kundi kubona watangiye ambwira ngo yabaye umwana mwiza birangiye mu ase karabura wambesire we siba umva sundi ko nakubwiye ngo iwawe ninze kuwamenya kubwa tuzayoberi wanje were kuko inama zamba nabikubwiye nibuze ko utari umusazi nibuze ko utari umusazi wakihanganya mani urambe bo batsembuye buri abanzuri akaboze ihangane nyine ndaya zose muza muyobera ku mugabo wawe umugabo wawe aragukunda ko yaje asanga uriya yaramutaye ubwo uyo ntaga mukunda ihangane tuzi sivyo kamera mbabara mano vaneho kamera ko ndi kubona bino bintu namwe byarangira mva muri irandanje umbwira hiyo ntago mazi nta n'umuntu uzongera kujya kuyobora namujyana mu rugo umuntu nzahimenyera ari mu Rwanda nkaba mu Rundi nzahimenyera uri mu Rwanda nkaba mu Rundi ari mu Rwanda nkaba mu Rundi ukaba mu Rundi nabaye mu Rundi icyo kinyarwanda ari mu Rwanda ukaba mu Rundi ukaba mu Rundi Rwanda okay ubwo nyene kamera mamba ruvaneho kamera kabisa kugira ngo nyingura mukobwa ntago biri bukunde na mukino gasoje ndani ambesire kamera mavano kamera man irandaya ngomba kuyemeza umugabo wanje byange bikunde ngomba ushobora kuzangira imeti singe nkakugiriye insobe wande mbesire nkabona umugabo wanje wandaya mutazi kuroba amafi yanyu mwambesire nakoze ibiganiro byinshi kicyo ni karundura nakoze ibiganiro byinshi uzayigure wakihanganye gatuza uzakomeza uyigurire rero nta nubwo umugabo wajya ateze kongera kuyikugurira niba bakwatsaga wakihanganye gatuza nakoze ibiganiro byinshi iki cyo ndabona ndebo gisege hagatwe umva tese ukora gasugura basi ndakwemera ko nzajya kukwereka ahantu njewe binyemerere nje gusakuza tuza gende kwemeza akwereka ngomba kumenya nyine nzakwereka kwituza nzakwereka nyine ngomba kuwamenya nkabona n'umugabo wanje tugasubira nyine nzakwereka simbikwemera ndase nkaburiya twaraga kamera mavano kamera wo wakurikiranye ibintu byose ndakeka wabonye ukuntu bimeze gira muri comment ugira inama hano bakobwa ugiye n'impanuro bahawe ukurikiranye Kigali 250 kuko ndi kubona giye byandenze pe wakoze cyane ciao